ijambo rya gatatu yarazi kudekarara duroye iyo umuntu dekararasyo naye gwe Yesu ulira tubade mundungu nawe waliwe Katonda yogede nze nakitegede n'amatu gange yagambye enseno ndine ettaka lyange lwaki tombe byange dekararasyo icyo ukora icyo gisubizo cyawe bashobora kukurangarana ariko nturangare abakristo nimureke kurangara mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha mwimbieni haleluya shangwe mwimbieni Bwana anastahili mwimbieni anastahili heshima mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Natanga haleluya ikiza umuntu uri mukumva umusonga hamwitako mukuguru kwiki kubumoso imwe gusa inashumvise nimuzamure haleluya mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni Bwana anastahili Baba haleluya kwa shangwe na furaha mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Ngiye gutanga inimba bwire topic iyo haleluya yinjiza abantu mu maduka yabo nimusamure haleluya pasa alo mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha mwimbieni Bwana we anastahili heshima mwimbieni Bwana anastahili heshima mwimbieni haleluya kwa shangwe mwimbieni haleluya na furaha. Turashimira Imana kuri uyu mugoroba yakoze ibitangaza ikaduheza ubwiza muri aya masaha. Uri umuntu wese uranga uri umuntu mwiza. Komera Imana yaguhaye kandi ifefe. Mwimbieni Bwana anastahili heshima. Mwimbieni Bwana mwimbieni haleluya kwa shangwe tikisita pasita la koti haleluya mwimbieni nastahili mwimbieni Baba mwimbieni haleluya kwa shangwe mwimbieni haleluya kwa shangwe na furaha. Turashimira umushumba n'umudamu namuzuminze kera enekesa ko turabivuga muri press pana muri fitire I know tuko kwa lengo n'abana n'abapastori bakorana n'abadamu babo n'abana babo kuba mwiyegereje ijuru n'amatayi na Dr. Beya na Ndutira na Mariam n'abagaragu b'Imana kuva Nairobi n'abandi bavuye hirya no hino muri abantu bese. Mwimbieni Bwana anasta tumenka bavuza amashi mwimbieni Bwana mwimbieni haleluya
kwa shangwe na mbieni we, mwimbieni haleluya. Beya ntusubire kwicara, umuriro watse. Uyu munsi ndabwiriza ndabwo nigisha. Ibyo nakoze, ibyo utarumvise bamureke. N'utaje muri semina nuko nyine warayikoze ibindi. Uzumva nabandi. None ndamukiriza uwo mwicaranye. Umubwire ngo topic iravuga ngo icyo ukora nico gisubizo cyawe. Mwimbieni Bwana. Anastahili heshima. Mwimbieni Bwana. Anastahili heshima. Bwana we. Mwimbieni haleluya. Kwa shangwe na furaha. Turasoma ibitabo bibiri. Danieli. Kitabu cha Danieli. Amen. Ibice bitandatu n'umurongo wa 17 n'uwa 18 n'uwa 19 iyo mirongo ko ari 3. Hanyuma dusome ibyakozwe n'intumwa, Matendo ya Mitume. Ibyakozwe n'intumwa. Ibice ni 10 n'umurongo wa mbere n'uwa 2 n'uwa 3 n'uwa 4. Daniel. Percitation de passe. Umuhanga wahabonye vuba uzi gusoma neza nahaguruka. Igitabo cha Daniel ibice bitandatu 17 18 19. Ikaze gusoma. Nuko umwami arategeka. Umwami arategeka. Baja kuzana Danieli. Sukuma. Bamujugunya mu rwobo rw'intare. Umuriro w'Imana. Ariko umwami yamubwiye ati. Ariko umwami yari yamubwiye pasike alikuwa na kusitasita. Imana ya ukorera iteka. Mungu unayemtumikia daima iragukiza. Atakuokoa. 18. Sukuma. Maze bazana igitare. Wakaleta jiwe. Bagikinga ku munwa w'urwobo. Wakaliweka kwenye mlango wa simba. Umwami ahomaho. Sukuma. Ikimenyetso cye bwite. Mbaraga z'Imana. N'icyabatware be. Mbaraga z'Imana. Kugira ngo ibyo ategetse kuri Daniel icyo ukora bidahindurwa. Nicyo gisubizo cyawe. 18. 19. Nuko umwami asubira mu nzu ye. Akesha ijoro yicaye yiraje ubusa. Kirigo subira yo hariko tagahunira. Ibyo wakora ryo jiburi yawe. Ntibamuzanira ibyo kumucurangira. Yego. Ntiyarusha agoheka. Amen. Ambina. Matendo ya Mitume. Zakozwe n'intumwa. Ibice 10 n'umurongo wa mbere n'uwa 2 n'uwa 3 n'uwa 4. Tugeze kuwa 4. Yego. Hari umuntu w'Ikarisariya witwaga Cornelio. Umutwaro umutwe w'abasirikare wo mu ngabo zitwa Italiana. Yari umuntu w'umunyadini wubahana Imana nabo mu rugo rwe bose. Wagiriraga abantu ubuntu bwinshi. Agasenga Imana ubudasiba. Abona ku mugaragaro mwiyerekwa marayika w'Imana yinjiwe nko mu isaha ya 9 y'umunsi. Aramuhamagara ati Cornelio. Aramutumbira, aramutinya. Aramubaza ati niki mwami? Aramusubiza ati yako gusenga kwawe n'ubuntu bwawe. Maombi yako yamesikilikana. Urazamukiye kuburwibutsa imbere y'Imana. Kongila tanda itukora. Amen. Shuka chini. Sura ya 4. Ya 5. Ingia. Kandi none tuma abantu Yopa. Tuma abantu babiri, abantu Yopa. Utumira umuntu witwa Simoni. Utumira umuntu mubuzi wa Simoni. Wahimbwe Petero. Izina lyageye Petero. Acumbitse kwa Simoni w'umuhanuzi. Amuberemo Simoni wo mubaji. W'umuhazi. Wo muhaji. Genderera. Urugo rwe ruri iruhande rw'inyanja. Akaya kage kari habutambi yekiyaje. Marayika wavuganaga nawe amaze kugenda. Yego. Ahamagaraga abagaragu be babiri. N'umusirikare w'umunyadini. Yego.
wo muba mukorera iteka amaze kubabwira ijoro rose abatumiye Yopa. Amen. Amen. Icara. Beya tende kike ngolo teta kimenkuririmba iyi ndirimbo numvise mwene data akomeza kwivuga ikibazo n'abantu babekinga contraire kuko itari muri ritime yayo nico gusa ariko kuririmba kandi gatoye gusa. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Ye kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kuitwa kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Kwa Samueli mwana wa Elukana kulitokana na mama yake Ana. Sikia. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili Mungu ampe mtoto ye. Sema hey. Arausis. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Mama Ana alipanda Shilo ili aombe Mungu ampe mtoto. Sikia. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi ya imani. Mungu anayajibu. Maombi. Mungu anayajibu maombi. Ndamukiriza uwo mwicara nimubwire ngo icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Icyo ukora apana ibyo bakoze wewe. Ndamukiriza umubwire ngo icyo ukora wewe nicyo gisubizo cyawe. Abakazi ni benshi ariko siko bose bahembwa kimwe. Amina. N'abantu ni benshi ariko siko bose bakora. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi ya imani. Mungu anayajibu. Maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungu anayajibu. Maombi. Ikigaragara kuwa kose nuwerekana ibikorwa. Icyo Kiswahili bavuga ngo matendo. Hari umuririmbyi wa Tanzania wavuze ngo usinitazame kama nimeokoka bali utazame nini matendo. Nukuvuga ngo ibikorwa biza bivuga kuruta umuntu uko aresha. Ushobora kuba muremure cyangwa ikibongi cyangwa inzobe cyangwa igikara ukagira inyinya ukagira ibirende
ukaba cyangwa utarabyaye ariko waburiga ibikorwa ukaba nyine umuntu. Maombi ya imani Mungu anajibu maombi maombi ya imani, maombi Mungu anajibu maombi. Nimusamure ibiganza. Maombi ya imani, nimusamure we, ndanezerewe cyane. Nimusamure cyane, nimuvuge ngo haleluya. maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu maombi. Tana. Itoka Samuel. Ili sana kengeke. Aho. Nimba uri umunebwe nicyo gisubizo cyawe. Nimba uri umujura ufite igisubizo. Nimba utazi ukorera Imana ufite igisubizo cyawe. Tanelelanganga nimimilalangasika. Nimba udatanga icyacumi ufite igisubizo cyawe. Nimba usenga ufite igisubizo cyawe. Ndimwita ku byanone abantu bari mu kirere cya gatatu. Kandi abantu bageze muri faze ya gatatu umuntu azafungura sefe yiwe kandi agakubita umuaduwi uhagaze imbere ye. Nimugera muri Sama hey Bibiliya ngiye kuyimanukaho. Isiraheli kubera ibikorwa bakoze bibi amakosa atatu. Icyambere baramishe ibigirwamana kandi Imana ndiye yari yayibahaye. Imana ngo irangize ibatuma abahanuzi irababwira ngo haya munayo yafanye haya mpendezi Mwenyezi Mungu. Icyo ni cyambere. Cya kabiri ngo bakora ibyaha by'ubusambanyi. Sukuma nimugera muri nimuvuge ngo amina. Amen. Ndi sitatomes pepase. Icya gatatu ngo aho gukorera Imana batanga ibyaha by'amaturo ngo barangize babijana mu bigirwamana bakatoba sadaka kwa makafara. Imana ngo ibibonye irababwira ngo ngabashuri ko munyafuzene mwese mugomba kugenda iminyago. Icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Munda mukizo mwicanye umubwire ngo icyo hayukora muri iyi minsi nicyo gisubizo cyawe. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu maombi ya imani. Nimusamure ibiganza. Nushaka kureka kwifurika imbeho igushiremo. Nimba ari ikibazo cyo kurwara ubu nyine mu izina ryande rya Yesu iyo ndwara niturumbuke iyo gaturumbuka nyine. Maombi ya imani Maombi Mungu anayajibu maombi ya maombi ya imani, Mungu anayajibu maombi. Nimusamure sama umugabo witwa Nehemiya igice cya mbere umurongo wa mbere. Imana ibwira Isiraheli iganira n'umugaragu wayo Mose iramubwira ngo nimungarukira naje zabagarukira. Reka mbabwire nta wundi munsi uzumva Imana itibuka idaciye muri abo bagabo bose Imana yatumiye bara. Hari abaraye hano no kuva umunsi mwatangije mumaze kwemera Imana. Icyo umuntu azakora cyose nicyo azahemberwa. Nubwo nibwo ubutumwa nabazani kandi uyu mugoroba uyu munsi wa none nindangiza turakorana fundraising tutugura ibishumba. Sukuma Imana igirwa umugisha wa kubona abagabo. Reka ngubwire umugabo si inzobe, umugabo si irende, umugabo si ubukwerere. Umugabo ni amagambo atatu. Icyambere nuwumva ijwi ry'Uwiteka. Kisasi harukumva kuko abantu bose barumva. Bibiliya Yakobo aravuze ngo ariko mwe
iryo jambo atari kupfa kugira gute kuryumva gusa. Number 2, iyo maze kumva ukakora ijambo rivugwa mu Giswahili ngo kuti kubaha, ushobora kumva ariko ntugira gute tiwubahe, ibyo ukora byose bikagupfira ubusa kandi warumvise. N'abafite bari mu rusengero bajya bumva lundi à dimanche le 1er janvier sukuma quiconque qui tote que le corps ariko uvuga ngo bazase nico bumvise ari we jambo byarananiranye. Ni bande banyamaganya n'abakristo, ni bande bakene n'abakristo, ariko ibirava ngo nimubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka ibindi byose muzabyongererwa. Ni ukuvuga ngo iyo tutongerewe tuba tubuzeho. Icya gatatu ngiye gutanga haleluya, mvuga icya gatatu nimuzamure cyane. Ore dore abakobwa aho hakura umugabo mwamenyereye ibiterane, nta bitekerezo by'abantu bakora ibyo Uwiteka bamara bazana ibitekerezo bizima ngo Imana ireke gukorera mu bitangaza. Iyo abantu bazanye ibitekerezo byiza Imana ikora ibyiza, bazana ibibi Imana ikabirwanya. Mbarizo mwicaye ngo se ni ibihe bitekerezo wazanye, ni byiza cyangwa ni bibi? Maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi sukuma dusigire ubwenge gutahana w'amana. Icyaga tatsusi cyawe iyo umaze gukora ibyo bintu bibiri ni cy'Imana ize kubwira ngo dore imigisha nzaguha kandi ifite kategori kabivuga mu ndimi muri verbe kinyamurenge kabivuga kavuga ngo nzaguha umugisha nona. Ninde mwene wanyu yakubwira ngo araguha umugisha nona aza kubwira ngo arakugabira ninga yarangiza ikamara imyaka 10 itarataka kubwira ngo uzaze kureba indi wagezaho kagusubiza ku kanyana kahe konga yamara warenga akayihinduza yindi. Habona abakongomana ariko Imana hiyo huyo maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi maombi ya maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi nimsamuri bikaza sana sema ya sema sukuma test umugisha w'Abanyesirayeli ngo bahura n'ijambo Imana yavuganye nande na Mose. Irya kabiri hari hakirimo abagabo bitwa ba Nehemiya, wa Nehemiya mu Banyafurika, hanyuma ugakora igikorwa hanyuma tukabona ibisubizo kuko isi ndikizwa n'abantu, isi kizwa n'umuntu, umuryango ndukizwa n'abantu, umuryango ukizwa n'iki n'umuntu. Imana yaravuze ngo turemo umuntu usa natwe azavemwa bana bakora ibyiza isi yaguke abyare yororoke. Huyo ni mtu no muntu oyo na yakore byakatonda yagala etandasi ni muzamu maombi ya imani, maombi anajibu, maombi maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi maombi ya maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi nubwo bahunze nubwo bagize gute bashanywe iminyago ariko hari imisigazwa asigaye mu gihugu. Itangazo ni ringi igihugu ndikiza gisenyuka hakiriho umuntu nimugera muke Imana ibagure nimuzamure ibazamure girutye sama ibacira inzira hatari inzira. Maombi ya imani, maombi Mugana ya jibu, maombi ndamukirizo wo mwishara mubwira ngo humure haracyari imisigazwa umuntu aracyahari kungali muto
niba mu muryango wanyu nta muntu ukirimo, ariko ndizera ko mu banyafurika haracyarimo umuntu, kandi uwo muntu wumvise icyo Imana yavuganye nande na Mose. Namba 2, hari umuntu ugomba kumubwira amakuru. Uwo muntu yitwa Hanani. Nubisoma mu gitabo cya Nehemiya, Hanani yari afite karakteri 14, ndavuga 3 gusa. Nimuheze Imana icyubahiro. Hallelujah. Iya mbere ngo yarazi gusuzuma ibyapfuye mu gihugu. Tubona umuntu uzi gusuzuma icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Umuntu amukiza umubwire ngo uracyari uw'agaciro. Esuku nabasize cyangwa turi kumwe. Atatatata nimuruka ngo tatatata. Nanasara Matayo we ila nomnga ngo sisi pates. Maombi. Hey! Icyakabiri Hanani yari afite ngo yavugaga inkuru y'impamo. Inkuru y'iki y'impamo, pana yo gukatiriza ngo ndagera ngo runaka wavuze. Oye, Hanani yavugaga inkuru y'iki y'impamo. Hanani bisobanurwa ngo n'umuka wera. Muka wera ni uzuvuga ibintu by'iki by'impamo. Nuhura na Hanani tuzasubira gukora ibintu ngo bereke kuzana igisubizo. Icubuze mpamvu wakora ibintu tubona igisubizo cyiza wabuze Hanani, kandi Hanani nta wundi n'umuka wera. Icyagatatu nimugera muri Hallelujah. yarazi kujana amakuru ku muntu azi ufite karaktere y'Imana niyiwabo, kuko ndiyagomba ba Nehemiya bari benshi, ariko ajana inkuru kwa Nehemiya kuko wari uzi karaktere y'ijuru na karaktere y'iki y'abanyisiraheli. Ntukazupfa kujana amakuru ahantu hatari karaktere y'abantu biki bijuru, kandi uri wiki uri w'Imana. Mumbarize gose amakuru y'ijuru uzuyajana. Maombi ya imani, Maombi. Mungana yajibu. Anayajibu maombi. Maombi ya imani. Maombi. Mungana yajibu. maombi. Mureke mbabwire nukuri kw'Imana, numvise Imana itibutse hano. Hallelujah. Ndayumvise neza. Hallelujah. Nimusabire bikaza. Amen. Turatanga haleluya 3. Hallelujah. 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 Hey! Mbica umugabo rero Nehemiya, ba Nehemiya baratandukanye. Ibintu bitatu cya Nehemiya. Icyambere n'umuntu uzaho byapfiriye, uzaho byagize gute, nta byuzi byapfuye. Abasore bari ahanga nta bintu muzi byapfuye. Bamwe za fiançailles zarapfuye byararangiye, kandi ntimwabivuze ariko zarapfuye. Ibyo se turabitindaho. Abandi bicuruzi byagize gute byarapfuye. Abandi visa byarahegamye, yaragiye kugendera ku bintu bigira gute birapfa. Sinabimenye, ariko muka wera impamvu yazanye amagambo. Icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Hari ibyagupfanye, umuti waje, kandi ijuru ryandumye ngo uje kubabwira ngo ibyabapfanye nta handi mugomba kubirosa. Mubirose ku jambo Imana yavuze. Nimungarukira naje zagira gute zabagarukira. Mwakomera Imana amashi menshi ikomeze. Ya ulimwengu yatapita ima, Yesu Yesu tumaini letu, heri kuwa nasi. Liko vitu vya ulimwengu wote. Cyakabiri Nehemiya yakoze, yarashize apanze abantu kugira ngo basigare mu bintu byari byarasenyutse. Ari mu mugabo witwa Eliyashibu, ngo yari umutambyi wo hafi, ngo amushira mu gikorwa cyo kureba ijuru rusengero. Eliyashibu ngo akora amanyangane. Ndavuga rimwe. Icyambere yakoze Eliyashibu ngo yinjiza Tobiya mu nzu yo kubikiro ibiturisho. Amaze kubyinjiza, ijuru riravuga ati dore uyu mutipe naho isaha yiwe igizite igomba kugereka. Nkubwire ibyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Ushobora kuba uri Eliyashibu wayo utuma duhunga tukaba n'impuzi, ariko Imana itaraturemeye ibi. Uyu mwana utambutse hano Imana imukize. Ndacho fata tugira ikibazo itekera usanga ari dolari. Urwandiko ndizupfa kuza amateraniro gusa. Kuri kimwe. Ico ni kimwe wasanga Eliyashibu
yinjije Tobiya kandi Tobiya yari adu icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Icya gatatu ngo yarazi kwitwara neza imbere y'ubwami. Hari abantu baje bahubuka batazi no kugenda batazabana simati umwambaro yambaye none ejo akawambara nejo akawambara nejo bundi akawambara warasaza se wararoza huindura ikisi kinyejana cyo kwambara isimwe kandi ufite umuryango mesa upasi nubwo kwabakamwe n'ubuzima bahe bugutraininga habe nanje nawuciyemo nambaye ipatarimo y'ibiraka birindwi mu bibagoboko korogana n'umutayeri ariko narangiza simfunga igitoko kuko iyo periode ntabwo yari imereye neza. Naragera mu rusengero ngakomeza nkanezerwa icyo ukora nico gisubizo cyawe. Si pe passer reka ngubwire nugera mu mujyi uzoza wambara neza nurangiza ugira isuku kuko isuku byo kwinjiza mu iduka ry'umunyankore wavuga ikinyankore gusa ukabona akazi kandi abiwanyu ntako baguhaye n'ababyara bawe ntako baguhaye ariko kubera isuku no kuvuga neza icyo ukora nico gisubizo cyawe. Munyamukiza umubwire ngo itoze kuvuga neza no kugira isuku muri iki kinyejana. Nimubwire muti sama isuku nini? Isuku niyo mu mutima, niyo mu mutima, umutima, 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 umutima. Isuku muraha ni musamuririga. Hallelujah, Hallelujah. Ngiye kumaruka ku magambo twasomye ndangize Nehemiya. Uyu mugabo ejo bundi naramuvumbuye nicaye muri hoteli i Kigali ndimo mbwiriza muri Foursquare. Imana irambwira ngo wongere ubwire abantu Nehemiya kuko ari umugabo. Vuga ngo Nehemiya ni umugabo. None se kuyakoze mu gihe cye wowe uri umugabo wiki? Igihe cyawe ni iki? Uri umugabo so mu muryango wo mu rugo rwawe cyangwa nawe wabaye nk'ababandi. Kingoti pepase. Kandi umugabo so wambaye igipataro. Nubwo namwe musigaye muzambara atarizanye. Umugabo nukora ibyo Uwiteka ashaka. Umuriro w'Imana urasa. Mwakomera Imana amashimeshe. Amen. Kera bakwiringiraga Ari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi ufite twifuza undi murengezi Mana we mana wadutabaraga mu minsi ya kera none uzaturengere tugeze ku gupfa. Israeli bamaze guhindukira basubiye inshuro 3. Nimubwira muti amen. Nehemiya niwe waje gusubira uyu wanyuma. Simbitinde ndashaka kugera ku magambo. Iminota bampaye sinzi bazamaza kanongorera iminota hano ariko igisirimba ndibaza bongorera iminota sindi muguta mwatumira umuntu agasiga itorero agasiga uwa mbere wasubiyeyo ni Zerubabeli. Uzobaza Zerubabeli wo gusubira n'abandi muri Kongo. Uzabaza Zerubabeli karaktere za Zerubabeli twazi kubwira wo zishobora wowe none wowe hananirwa gukorera ifamiye hano bunyine ukubaza Zerubabeli nayo yawe mubarakare ni wowe umuntu yo mutema wowe ukivuga ngo umuntu yo mutema wowe Zerubabeli bakwanga kakana sinzi kuruga sikakige musanga nyoko yawe akakana wavuze ngo gikundiro we data we nawe si wowe nibihe ariko ngwino hano turebe kwishuri rikomeza gukora ngo sanga nyoko sanga undebe rivugo z'abantu batazi akamaro birava ngo ibyo twiyaturiraho nibyo bigira gute nibyo bitubaho yale tunayo yakili kwetu ndiye atakuwa kwetu ngo dura akakanyago uzubivuga nyine umugore agaceceka ariko hari umunsi ko muraseka hano umunsi muzagera Amerika ngaho uzasura bivuge ubaza bariyo iminyafuka iravuga hari kera bakwiringiraga bari mu mahoro tugufite twifuza undi murengezi. Yeme nukuri kwima reka mfukame hari ikintu kigiye guturika. Imana igiye guturisa indwara hano ituritse ibibazo birahanga. Nimusabure bikasa
Haleluya! Haleluya! Tunakarano! Hano! Haleluya! Tuganda hano! Sama! Wakabiri wasubiye neza. Wakoze ibintu 8 mvuge bibiri. Icyambere yakoranye n'umugabo witwa Musa kwandika ibitabo by'isezerano rya kera. Afatikanye n'umugabo witwa Samuel mwene Ana Wiram yakoze Ezra ngo yarazi kuvuga neza. Mwagiye muvuga neza ujewe ngunanga bene tutugabo wanga bene tutugabo wabyaye kai wowe wamenye ibyawe byo wayikora kugira ngo aricyo kibe igisubizo cyawe kurinjira muri vi y'abandi gute kandi nawe utuye kuri ubu butaka uko se uri mu kirere nduragara no mu ijuru rya mbere n'irya kabiri n'irya gatatu. Umugabo witwa Paul n'uwo mugabo wabikoze ngo arangize ijuru rimweza certificate none urangize ngutore ngutu dusore ngo tutagira n'imirundi birachisera kukima uko wagiye muri labo y'ijuru utangamo service habe nimwe y'urwara hari urwara watanze kuri uyu mwana wavutse mwagiye mumenye kuvuga neza wagikundira we urahusha murakomeye dore ko muri bese gikundi Imana izaguha umugisha umubyeyi aba asha muri abagabo muzaba ministre uzi ko muzakomera uzi ko muzategeka ko uzi ko muzaba uzi urabizi ongeya na utasiri nzambwira abana banje nkamambwira naho bose nzambavuga muzi mpamvu zavuga abana banje nukugera ngo nugera muri Amerika nuhura na Pendezi ndukamusho yitwa Pendezi imfura yanje nuba afite akazi nuhura nawe uzamubwira ngo zana ku mafaranga nanje iso yavuze ngo ufite akazi nibi ni urangara bizakure urahanagura mba nawe yashuriwe icyo ukora protocol muzamuheza iranga no mu protocol nabandi gusa ndakomeje ijambo ngiye kuvuga abagabo babiri nimara ndangize nimuheze Imana ishobora. Amen. Haleluya. Hallelujah. Ikindi Ezra yakoze Ezra ngo yarazi kwibuka icyo Imana yavuze uraho tata rumaze evangelist ni kusima mnonga we bari kwisha we bari tata mugabo yemwe mukomera Imana amashimeshi rumanze ibyo byose ni mikanisa maze kubibona sindageriwe ariko nabonye imodoka natimutse gutya ku kibuga entebe imodoka yiwe namasanga ihagaze ku kibuga yaje kuntora umuntu nakurisha ikintu nukazukarusha uzunyenyekeya utuse tuyifite se ndi icuruza gusa yari yatwara n'abakristo habe no kubagaza n'abagore bafite inda hano ku rusengero uzahamubasha ukagenda warangiza ngo je ndi umukristo wahe uri umukristo ko nguko uca kuba turi muri topic ivuga ngo icyo umuntu akora nico gisubizo ciwe komera Imana amashimeshi gira komera. Amen. Dunia tulimo inayumba kama mlevi. Watoto ulia wazazi nao kilio. Watoto ulia wazazi nao kilio. Watoto ulia wazazi nao kilio.
wazazi nao wanalia vilio. Mateso na tabu havitatuzuru tena kamwe Afrika. Watoto na tabu havitatuzuru tena kamwe. Ukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida baba, elekea. Hallelujah. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Ukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida tuya gutanga rero zitatu zizana abagabo batatu batanga ifaranga zo kugura ikibanza, sinzi aho bazaturuka. Dutunga tutugene burasirazuba, duhere hano nimutunga hamwe se uko ngenza ariko mugeze. Hallelujah, hallelujah. Sema hey mutunga. Ukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida elekea baba. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Hallelujah, hallelujah. Yeah. Barekere burasirazuba. Ukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Hallelujah. Teka. Nimusubira muri position mwicare neza rero. Tande tekisi pepas. Hari umugabo w'umunyafrika wavukiye mu Minembwe, hagiye kuzana n'abazungu batatu muzamakirano kandi bazabiga isubizo. Andika ibyo bintu. Mukipatwa na shida baba, elekea Yesu. Ukipatwa na shida, elekea Yesu. Shida. Elekea. Twasomye amagambo y'Imana, ibyakozwe n'intumwa. Korneliyo w'ingabo, ibintu bitanu byiwe andika. Icyambere, yageraga ubuntu bwinshi. Icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Ubuntu bwinshi. Alikuwa na utu wingi. Pensite papas terimari desipas. Icya kabiri yarafite nuko ngo yari yarishoye ubwe nabiwe kubaha Imana. Bila Kiswahili ramwe ngo alikuwa na mcha Mungu pamoja na watu wa familia yake. Wogero mugisho gute? Bamwe muri bene wacu n'abafroderi. Ndamufite umwe ni murumuna wa Alex. Umunsi umwe yarabatijwe Kampala. Ngo tusoke gutya yamaye gotomerezo. Mvuza Alex ni murumuna waje. Kandi yashizemo na Madrid. Harambwira ngo agakiza sukugira umusatsi wogoshe ngo biri mu mutima. Ndambwira iyo ndibishoboka. Uruwara w'amatenga data ni revere. Tukazuzana abadayimoni. Narabimubwiye. Nubazambwira ngo bizaza. Tazo umusazo ukuyo muhamagara none. Alex kokora kiriyo ngabandi. Kuko numuhiga mu bandi ntakibazo. Nukuri kw'Imana. Ndoza makuru ndumuhiga wuzuye. Nushaka kubimenye none. Nimuheze data icubahiro. Amina. Narivuze iwacu n'ubu turafite mu kanisa ni ba Froderi kandi barangiza katubesha ngo barakijijwe bakayobora ikorari ari ba Froderi abandi bakaba mu kanisa barangiza bagatanga meza y'umwana ariko barenga hirya Kampala bagafrode. Icyo ukora nico gisubizo cyawe. Nushaka frode ari kibazo se. Kuna siku moja Yesu one all kurumo muregerege yuko isi kuma kumigana zika kufina kohe kizazikina kuri kw'Imana. Icya gatatu cya Korneli
ngo yabaga mu ihuduma y'amahombe buri gihe. Uzatinya umuntu ufite ibindi bitatu: icya mbere umuntu wize, icya kabiri umunyamasengesho, icya gatatu uzi gutanga cyane. Umuntu ni muzangana nubwo wogenda ukamurwanya gutuzapfaraka. Ndakurahiriye nicyo cyatumye umudamu witwa Ana ahindura systeme y'imivugire y'Imana. Yamuzibyinda Imana iramubwira ngo kuva none inda kukikorwa wakoze nubyara umwana azabaha mu rusengero. Imana yamihindura imvugo kandi garamere y'Imana ntiwoyihindura gusa utakoze igikorwa. Icyo ukora nicyo gisubizo cyawe. Pima muri mu gukora iki? Umuntu yatanga gusa kandi ugatoya ngo nije ugizire urusengero. Wowe Yesu yararupfiriye ndigeze yirata. None wowe nkurirata umwana runaka wabanaka wahirya muri Afrika ina yakitsere kuruka Imana ngo niva muri ikorari ngo ndawuni muntu uzayobora. Wowe uzabaze Dawudi yarafite 2,000 by'ikorari, ingabo zabe ni azafuzaga zaziririmba zigacuranga. Dawudi yigeze gucuranga gutya abadayimoni barasohoka. Wari waririmba ikorari ngo have ni pepo rimwe rivuge ngo turagiye. Akigitagaza kirabaye mwatujije mugatuza mukamenya kuko icyo ukora muri capacity ugezemo ni Imana izikorera. Urashaka se kuguruka ngase ibikubo niwe gazuguruka kitura kundi musozi. Yacitsere kuruka Imana. Tubashi tuvuza amagambo iyo hagaze ibyo nditubitindaho. Aho ni Isiraheli se yigeze guhamagara inkima. Wari wagira kwizera kungana n'ukwa Isiraheli. Wo munani mu minembwe yahamagaye inkima zihaye zone ibigori. Inkima ziramukurikira. Nawe utaramenya nuguta ufite ifaranga nubu wananiwe kuzitanga hano ubu mu giseke turebye nta 50 byageze. Ureba abantu bari umungumu ariko urebye ukuntu mwambaye n'amasimisi mwambaye nta simisi iri munsi y'imitwari 10 umutwaro n'ibihumbi 20-30 ariko amaturo hari. Ibyo mukora nibyo bisubizo byanyu. Pase yahamagaye inkima Isiraheli. Inkima gutya arayihamagara ziramanuka gutya ziramukurikira. Ingima ziramukurikira, inkima ziramukurikira. Icyo ukora ni ukuvuga ngo mu bagabo b'abakongomani b'abanyamurenge Isiraheli ntaba yarasubiye inyuma kubera kutamenya agaciro k'Imana iri mu murundo. Nico umuntu arushundi. Niyo mpamvu nubu dufite abagabo bakora imirimo y'Imana. Umuntu yohamagara ibiheko biri muri Kongo bikaza umuntu agakira. Twarangiza tukama tutaha tudatanze n'amaturo ahubwo n'amahuzu yose dufite ngo tuyasige tuje kugurisha abantu hagira ikinjira mu rusengero. Twarangiza ngo Imana ngo twanezere ngo twapfuye ahubwo twarapfuye ntitwibazima. Kundi duhari pi gituhari. Umuntu wese aza kora ibigaragara. Isiraheli ngo arangize nubu karamu inzoka. Yari kumwe n'abagabo b'abakire bari kumufata bagahita bamujana ku ishuri havani kandi mu bagabo b'abanyabwenge Isiraheli barimo ariko nubu karamu inzoka. Barangiza twama tumuteranya gute ngo yaraguye. Niyo mvugo y'Abanyafrika. Hindura n'umugabo twari dufite kingi nubu dufite abagabo babwirizaga igiterane abagabo bakarira abagore bakarira ariko ninde ubasupporting. Amashati yagacika ba pastor abarevere barahanga barangiza agasiga tayi kanisa agasuhura. None ingazashize bagishe nabo bazirayimo akabasirye batangire kuzacu barazijana bazikule. Iyo niyo nyungu ibyo dukora ni inyungu takitagira inyungu. Sindiko gushuna gusa izanje baziriye bibi muri nonasisi ibi barazishorera rizose barazishorera. Tusigaho tureba imirazi kandi yatugira iwacu. Imana yatubwira to nimucya ku ishuri kubera gukunda amata narwaye uruhero uyu mugabo. Wumva umuntu w'umugabo ukoye watanze n'8 ngakwa narangiza akagwara uruheri aho umugabo gwara uruheri umwana yo rugwara ariko ndarurwara rungera reka rwije uzayifubukuze kutamenya ibyo tugomba gukora mu gihe cyacu. Twarangiza ngo Imana iradukunda. Dukunda gute? Iyo bidukunda ati tuyikundisha amagambo. Nisairase nilasanganga tumisita pes la mesika sode 4 va masisi pes. Umuntu agatanga ikimasa mu rusengero cyaje gucuka kama kiremesha mu gatanu no mu iposho. Yarangiza ngo yeye ngo sinzi ko zabaye ngo ndabasubiza ku kindi kimasa naco cyacuka agasura kandi akakigurisha. Shita zibe twigilia ibyo dukora nizo bisubizo byacu. Cornelio jamatari wakikosi cha Italia la longue si sandelare tande longolo si ano messi si pepas kale la sidoi
turabarusha za sente tuzicuranga kuruta bazikoze imiziki yose turayizi ugeze muri rap nitwe muri reggae nitwe nta kintu tutazi ariko dushigikirwe nande ni bande banani nimubwira mutya we agiye tata wo mwijuru manya mumwi yake uyo shetani yokaenda Adamu na Eva ashagireka nabuna kitula basha no kuteranya takomere akabateranya mumanya mumwi yake uyo shetani yokaenda Adamu na Eva ashagireka nabuna kitula basha no kuteranya mutayemere mutakolwe gatelanya ahubwo dushimira n'ibihugu byatwakiri tubishimire muzamusenga mu gitondo nimugoroba musengere muzehe president Museveni tumusengere nabi iyo aje guhakana twobaye abahe niye twogiye twokwiswe bande ninde amuzehe bakinyatari tubasengere nana bamuzehe bakagame cyo tubasengere ni Burundi tubasengere iyo bataje kutwakira twogiye nimusubiza amaso muri pase murebe byafiri icyo umuntu akora nico gisubizo cye niyo topic unayoyafanya ndo tibulako akaki kistiti pass kono uwo bahambire ngo umugozi tugataramira mu ijuru ng'iryaka kabiri ko tugeze mu rya gatatu ndahosura kugaruka ndamukirizo wo mwishyira umubwire ngo se uri mu gukora iki mu rusengero basore gusa Cornelio ikindi kintu yarafite nimucumve we ariko Cornelio ngo yaraze kumva ijwi ry'Imana sitwe passe ariko mwebwe muja mukora iby'iryo jambo atarugupfa kuryumva gusa kukumva ijambo gusa nakora ibyaryo azaba kubirebeye ndoragwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagirwa uko yasaga ariko mwebwe muja mukora iby'iryo jambo atarugupfa kuryumva gusa kukumva ijambo gusa nakora ibyaryo azaba kubirebeye ndoragwamo amaze kwireba uwo mwanya akibagirwa uko yasaga ngiye gutanga haleluya zitatu izo haleluya turazerekeza mu bitaro zose biri kwisi zikura umuntu umwe muri koma cyangwa babiri batatu n'uwari ugiye gukora impanuka timugereho nimusamura ibiganza haleluya 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 hey ikili cha Cornelio yarafite tiyagazagaruka ataragera ku ntego ikimana yamubwiye mbarizo mwishare ngo se kubera kuri mu kunanirwa kandi utaragera ku kimana yakubwiye ukuri kwa Mungu kwa nini unarudi na uyafika kwa jibu lako umuntu agacuruza ataragera kusubiza ngo byananiranye hariye nyine byari binanira naho warugeze mu gisubizo nukuri kwima umuntu akagenda agatangira ikintu cyo kugera cyo kubaka inzu ngo byananiranye ngo n'uyu mugi ngo sitwawumenyereye yawe ndiwumenyereye gifunza icyo ukora cyo gisubizo cyawe uzahandu wabuza se tiwegereye Imana ngo gupasirize abafite mind zifite n'ifaranga nibarangiza bagutera inkunga uraho gusa ngo uriyemeye ntabwo wiyemeye na Yesu yashatse intumwa 12 Isiraheli imiryango 10 n'ingahe 12 okay abagabo batarangaye Kaleb na Yoshua Kaleb yamavuga ngo nubwo bandita ko ndi umunyamahanga ariko ndakora ibintu bingahe bine icambere ndiyunga nab'Imana yavuze neza number 2 jewe Kaleb ndavuga inkuru y'ipam number 3 kungurungurunga aywa ijambo rya gatatu yarazi kudekarara duroye iyo umuntu declaration naye gwe Yesu urira tubade mundungu nawe wari weche katonda yogede nze nakitegede n'amatu gange
yagambye enseno ndi netaka lyange lwaki tombe byange dekararasi icyo ukora icyo gisubizo cyawe bashobora kukurangarana ariko nturangare abakristo nimureke kurangara mwabadamu nimureke kurangara reka kurangara nimureke kurangara niba ari protocol uzumzuka wamumena amazi hano ubikore bavuge wewe kora safisha abandi babageze uku iyaje kuba nk'abandi uku tuba tubonye umuntu winjira n'ibyuma muno akabava ngo ndimusura gukora ivya fundraising ngibi nabizanye ariko kubera kutahishurirwa tutunze abakristo kuva kera mafunzo tuliyofundishwa malezi na makuzi uburere n'imikurire byara twishe n'ubu nikibazo umvaye nimuzamurire gaza giravuga amagambo abiri timuvuga ngo haleluya hari ikindi Imana izikoreramo ikorana n'umuntu ufite precision na decision precision and decision precision na decision ibindi bi ni winjira mu gusenga senga ufite precision igisirimba shema no ufite 40 nini sindasaza sinemera no gusaza gute tukemera gusaza umuntu asaza handa hatatu ahambere kutimenya ahakabiri ni mu mutwe kudakoresha iby'Imana yamuhaye aha gatatu gusuzugura abandi ngaho ushoboye byose kandi ndabyo ufite tumia akili yako vizuri na ujue linalo kupasa shetani anakutamani wewe simama jipange sawa sawa macho yako mbele hatua kumisonga mbele simama kiume jipange sawa sawa macho yako mbele anga mkanda songa mbele simama kiume jipange sawa sawa. Malaika aramanuka ndi wazana malaika w'ijuru wapfe kugutemberera utagize icyo ukora malaika hashukake kama haoni kazi uliyoifanya nukuvuga ngo ico Kornelio yakoze ametikisa mbingu ameprovoke mbinguni ijuru yarari korose aranyegageza ijuru libura amahoro jamani manura malaika libwira Kornelio ngo abahinduri wiki izina icyo ukora nicyo gisubizo cyawe Imana umuka wera iyo uhindura wizina uhagarara mu byiciro bitatu ni mu Mana Imana data Imana umwana Imana umuka wera tuma bagabo batatu abaturage babiri babakoze n'umusirikare umwe kugira ngo akukora akazi kaze gutangwa raporo neza reka nkubwire nunatuma n'abantu tugatuma basevire mudakorana mu gikorwa nutuma abantu batazi capacity y'ugwe gugezemo bazadobje ibintu bakuzanira amakuru incuro mugongo nukora projet y'urusengero ukaza kwijanamo abantu badafite iriya capacity ya projet ufite urusengero bizapfa nimara gupfa ngo ni muhudumiye ngo ibintu byapfuye naho byapfiriye kuri wewe kuko washizemo abantu capacity itari ya birumva abanyabwenge ubunyine ugane kwa Petero ndi wo mubona gusa Petero cyo mubona Petero birasobanuka ngo ni Yesu ndazamanuka gusa azazanywa n'ikintu cy'umugabo watekereje wawe ukora ibikorwa
wende kwa Petero umutuma w'abantu bagende kwa Petero ariko bace kwa Simoni w'umuhasi uba hehe kunyasha niho azakora iby'ubukori kora naho ni waryamye naho ni wacumbitse ugende mushikeyo naho Imana nayo yakaranze Petero na Yohana walikwenda wakakuta kiwete kimoja sipojiweza kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. ngo Petero nawe ahishurirwa amagambo yande ya Kornelio. Narabibonye wacu abantu yo binjiraga huduma neza bamara gutibuka Imana ikambabwira ngo haje abagabo batatu kandi bavuye mu Minembwe kandi kuri Karonge kandi amazina yabo uwa mbere ni naka undi ni naka undi ni naka ibi mbabwiye hano nabo mukanya baraje babivuge mukaba mubona baradibutse n'wari ufite gushidikanya bikabirarangiye none mwabantu iyo Mana twayigaruye ico twadukora ko cyo kisubizo cyacu ko ariyo domaine kuko ga ntimwize uwenjeniyeri n'ababyize nabo dora abashinwa bajanye amasoko yose dufite abana bagize gute bisi inga barazimaze muhamubigisha none abashinwa isoko zose bagize gute barazijanye mbwira ukundu dufite Imana ariko abashinwa bakatujana amasoko yose muri Afrika uko turacara abantu wakakuta kiwete kimoja kisipoje kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja sipojiweza kinaomba chakula. Simama uende umeponywa na baba Simama uende umeponywa na baba. Ngiye kurangisa na kuri Daniel ariko reka nkore finisage kuri Cornelio ni muhezi Imana icyubahiro. Amen. Haleluya. Andikake ko sipe passé ariko reka tubazanye kubera ko abashinwa batuwara amasoko dufite abantu bise uko ni mama no kutwarangaye ibiraro byose n'abashinwa amabarabara yose n'abashinwa kandi dufite abahungu bise ibijanye n'amabarabara nibi bintu bijanye no kwestaringa amashanyarazi turabafite none abashinwa batuzanya amasoko ari abanyankore bose abashinwa barayajanye tukama tubahedi murabe ukundu kutimenya abashinwa kandi abantu bafite nk'abagore 8 abashinwa abagore 8 bunavuze gabake azashika akabyara nibo bantu ba mbere mu isi kwisi babyara abana beshi naho abandi gibo bafite umuvuduko wo kubyara batatu biteje ishinge gahani muzitere abashinwa bazatudomina gutya bisi yose bayifata rero barayifata kabiri ni mujare ibi ni mabjuma murumva ari uguseka lakini hii ni ufunuo mkubwa sana mbingu zimenituma kwenu kundi basi bintu munye kundi basa umuntu umudamu umukobwa afite imyaka 30 ngo kera yiteje onapo ngo ni watabyara ngo akomeza gire sante nziza abandi akonsa umwana ameza ye 3 umwana akamava kwiberi akamamutiri yarangiza ngo je ndi umukristo birashitse ijuru muzinjiramo nimba ari ryababyara abantu mugayingira ariko ririya ngabaririra Mungu umwana agayaronka akashanwa mu gitaramo niho abanga muhamona bavumbura ibintu twarangiza tugomba kugera muri ministere zose tukisangamo kuko turi abakristo yaravuze ngo mushaka ubwami bw'Imana no ibindi byose muzabyongererwa nukuvuga ngo nitwe twakagombye dufite aba professeur ordinaire kwisi igisavo bakagitanga ariko dore turakufa ibyo dukora nibyo bisubizo byacu Cornelio urwaye amaguru abo badayimoni bahita basohoka ubunyine sohoka wa musimu uri maguru mw'izina rya Yesu Kristo komera Imana amashimashi cyane Petero yamamanuka ngo atibuke kwa Cornelio yamanuka na phrase ivuga ngo mu mahanga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka igirite mumbarize ngo se kurabona ko Imana yakwemera n'ukuri mu gukora muri kinyejana
manga yose abubaha Imana agakora ibyo gukiranuka Imana irabemera manga Imana irabemera mu manga yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka irabemera Imana yose abubaha Imana bagakora ibyo gukiranuka Imana irabemera ubuntu no kwicisha bugufi mbisubiremo mbirangize kandangize kuri Daniyeli tanga amafaranga yo kugura ibijumba narimo ngenda maze numva munakozeho sanga ni Yesu we i Nazareti narimo ngenda maze numva munakozeho sanga Yesu i Nazareti narimo ngenda maze numva munakozeho sanga ni Yesu i Nazareti narimo ngenda we maze numva munakozeho sanga ni Yesu i Nazareti ibintu bitatu bya Daniyeli ni byinshi cyane ndangiza icyambere yanze kwiyandarusha n'ibyo kurya by'ubwami icya kabiri yagize sikise ku bami bose batwaye i Babuloni icya gatatu nuko yabonye umugisha k'umuti wabo kandi abisi bita kuko agiye gupfa atabwa mu ntare kandi Yesu ari intare yo mu muryango wande wa Yuda reka nkubwire niba guta mu munezero ntukagira ikibazo n'isi zabibonye gupfuye ariko ijuru ntabwo upfuye ndarangije akora igikorwa gikomeye kuri Dariyo nawe arabimenye nuko nyine niba guteyo ariko ndabizi kuko Imana ukorera irashobora kugukura ari ni munini cyane Daniyeli mvuga ikintu gikomeye ngo amare gushika kuko yageze iwabo yinjira muri vitesi yo gusinzira abakora ibyabo bikabazanira ibisubizo byiza ntibaryama bikanga baryama bagize bate biziguye Yesu mu mvugo ziwe zose ntiyavugaga gutsindwa yavugaga kugira gute kunesha umuntu asa na se agakora nkase turaba ijuru tugomba kwitwara nk'abijuru tugakora nk'ijuru twarangiza tukabona ibisubizo z'abantu biki bijuru ndangirisha mu bintu bibiri isi tigana barebare isi igana abakora isi ikagana abanyamuka n'abanyabwenge